ntago nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana. Aya mabanga sinayabekaye sinayatsinda nk'Abanyarwanda wamaye urukundo rurandenga rugera ibubiko none ubu rurasendera ahubwo ndimo ndaca inzira ngo rutubere ipfundo mu rugendo niyo ndi mu nzozi rurantera kandatima na data reka mvuge ibigwi byayo kandi nshimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge muntu usumba ibyo yaremye uri mu ishusho yayo dore ibaraha genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire neza cyane abakunzi b'urugendo online TV muri mu bice bitandukanye abantu bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje cyane abo turi kumwe muri rwa rugendo nitwa Samu Gakire ndagarutse n'ubundi ndi kumwe na Jerry kubanga bw'amajwi ndetse n'amashusho twakomeje rwa rugendo rwacu murabizi ko nyamabwira ngo nta handi ushobora gusanga impano cyangwa se nta n'ahandi uzasanga ibi bintu uretse hano ni waba w'impano ni muri cya gice twita urugendo online TV talent detection tujya hirya nyine tukadetectinga impano tukazizana ubundi tukazishyira ku meza namwe mukazihesha umugisha. Uyu munsi ndimanukiye ngenda iwabo w'abanyabwenge iwabo waba abantu babana bavukana ngahe harya atatu yisumbuye cyane. Noneho muri ibyo bintu byose nzi ko nagenzenguruka uduce dutandukanye mbereka impano ariko ntari nagihuye ku gicumbi cy'umuco. Reka twumve ukuntu baririmba dutangize iki gitaramo cyacu cyangwa se iki kiganiro twiragiza Imana mbere yuko twibwira abantu akaririmbo gatoya kabajemo ko guhimbaza Imana ko muziranyeho. No, yeah, hey, ntago nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe. Ntago nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko idinungisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro umunezero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro. Mana utweze udutunganye muri iki kiganiro tugiye gukora tugisoza amahoro. Amen. Amen. Kaduhere hariya hepfo twibwira abantu numva ukuntu umwana wihuye ataze kwivuga mu Kinyarwanda. Murakoze nitwa umutoni wa se Esther. Esther wande? Esther wa Kareba wande? Wa Nyangezi wande? Wa Biniga komeza wa Kitatire bikagera kwande? Bikagera ku mwami nta musinga aho
uzi ko ayo mazina ari y'abantu muturanye uri kwimagina wapi ibyo bintu umije avuga mu papa wawe ibyo bintu birazwi neza buretse twumve no haruguru witwa nde amazina ni wayavuze uri umunyeshuri ufite imyaka ingahe ufite imyaka 12 ufite imyaka 10 wiga mu wa kangahe ngiye mu wa 5 mu wa 5 ufite impano yo kuririmba gusa yo kurya iyo ngiyo yo nta muntu utayifite okay tugende haruguru murakoze nitwa Umutoni wa se Kezia Kezia wandi Kezia wanagwera umurwira wa rugangazi nzi kugezaho nta baturanye usizemo oya nge ntago mbeshye mvuze ibyo nzi okay uri umunyeshuri ndi umunyeshuri mu wa kangahe ngiye mu wa 5 mujye muvuga n'ibigo byanyu ariko tubihe tuye tubishimira ko bifite abana bafite impano ngiye mu wa 5 niga Inyamagabe Groupe Scolaire Notre Dame Dore cyane Inyamagabe abantu bahize cyangwa se abahiga turabasuhuje n'abana babo kuyiga turabasuhuje ukaba ufite imyaka 16 ubundi mwene iyo myaka nizo mpano niho mba ndi gushaka abantu bari no muntu ubu ufite imyaka 45 ufite impano ngaho ntago ndagira uburyo bwo kubanza gukuramo impano muri abo bantu ariko nawe birashoboka ntibihebe niyo waba ufite 100 birakunda dore na gisupusupu yaraje biremera cyane ibintu byose birashoboka isaha y'Imana igeze haruguru hari undi musaza wanyu nawe yo comedy ko nikora man fata man rasta man no stress you don't know amazina yanjye nyayo nyine nitwa Bavuye Thierry man uririmba dancehall cyangwa uririmba ndirimba dancehall na hip hop nyine nariyaminiyaga ariko byose nyine ndagerageza urebye ariko icyo nimvamo cyane R&B okay ni byiza cyane ukaba uri nde wande wa mwene nde nyine ngiye urebye ibyo bintu nabyo namenya kuko nta nubwo uzi sogokuru wawe ntago nakuze mbabona nuko nyine ntago nabashije kubamenya nyine kubira ntabwo ariko iri foke byibuza uzabaze ugerageza kubaza udafite ababyeyi ubaza abafamiliye ukagenda umenya inkomoko ntago uzi ko ushobora kujya gukora n'ubuntu ubu kugasanga mufitanye isano cyane nanjye nibwo bwoba nyine umeze neza wiga hehe shameze neza cyane niga Center Louise Rwamagana iburasira bwaryo n'abantu bari iburasirazuba turabasuhuje cyane abantu bize hariya kuri icyo kigo ariko umukobwa wepfo ntabwo yavuze ikigo yigaho niga Saint Trinité mu Ruhango kuri Trinity okay naringeze ngo wiga harya cya kigo bakita ngo iki parodi hari mu Ruhango hari bihe bigo bindera ndangaburezi n'ibindi ni byinshi abanyeshuri bose bari mu biruhuko bari kwitegura gusubira mu masomo reka tubasuhuze cyane ngo bambwiye ngo mufite impano yo kuririmba aba bana rero rwose nimvuga ko hari Imana iduhuje simbeshye ntago naba mbeshye ko twebwe ubwacu ntago twari kwihuza si Imana yabikoze ntimuzi uburyo byagenze mwe murabizi cyane kundusha muzi ko ari ibintu byanyuze ahantu namwe mutari mwizeye neza ko biri bukunda ariko turahuye kandi nizere ko tugiye gutaramira abantu bakishima ufite impano yo kuririmba ufite impano yo kurya ufite impano yo harimo umwana umwe ko wazanye na mama we hano reka mbivuge wazanye na mama kubera iki fata microphone mama nyine mama yifuza kumerekeza gusa nubwa mbere uje gukora ikiganiro yego ariko mwambaye neza thank you mwambaye neza jere byose bigaragara ko ibiruhuko nk'abandi bakubita avoka sasitoka yirya nyimanure se mu binkorera hano muri ibi biti nyine harimo na edit none se mu biruhuko nguhereyeho ni nk'iki wishimira wakoze niki ujye gusubira ku ishuri uvuga ati byibuza muri biruhuko hari ikintu cyagezweho
muri vakanse kwa nyine nkunda kuririmba akenshi mba ni muri practice gusa ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba nakora interview ngo ngaragaze nyine ibindimo ubu ikintu kinshimishije nyine nuko duhuye hoya ikintu cya mbere dushima Imana ni Imana niyo ya mbere ubundi dushima Imana iyo duhuje kuko nanjye biranshimishije Imana rega murarenze uzi guhura namwe ntabwo ari ibintu biba byoroshye guhura n'abana b'iruwale iruwale abantu bihuye abantu bose bize ihuye haba muri kaminuza haba muri bya bigo bya ba Dream Boys harya ni ibihe bya harya indangamirwa zibaye ndangamirwa ari indatwa ni nyine ako kantu k'indangamirwa sinzi umuntu bambwiye ngo babashiki bacu baba bari ku muhanda nijoro kuri sefo abashiki bacu baba bari ku matara ya nimugoroba bihagarariye ngo babise indangamirwa fondant kugira ngo nyine hari akantu ashaka gusora uvuga neza mu microphone hano nyine kari akantu bavuga ngo tuvukana amashuri 3 baratubishyira tuvuka nk'abandi bana twise ako koma mufite ubwenge bwinshi mani no nyine reba nk'injuga mu nteye byonyine nuko tuvuga wa mugani tuvuka ibwami regara ni ibwami okay iby'ubwami reka tuba tubiretse twaje hano tuje kuririmba tujye kuririmba nimba hari akantu mushobora kuba muhuriyeho mushobora kuririmba babiri cyangwa umwe twagiye ubu tugiye kwereka abantu ko byibuza mushoboye kuko ibindi byose nabibonye kuvuga murabizi pe ahubwo nincunga nabi iyi microphone murayintwara ibyo kuvuga byo baye mbiretse ubu tugiye kuririmba ko nabibonye ko mubindusha mugiye kuririmba kaye karirimbo tugiye kuririmba ide ya symphony band mugiye kuririmba nande symphony na hamwe na Aline Sanda okay. aya mabanga sinayabekaye sinayatsinda nk'Abanyarwanda wamaye urukundo rurandenga rugera ibubiko none ubu rurasendera ahubwo ndimo ndaca inzira ngo rutubere ipfundo mu rugendo niyo ndi mu nzozi rurantera rukamaguru tanga kwegera niyo ndi mu nzozi rurantera rukamaguru tanga kwegera eci kuko simbona idei gumi wanje ndagutumiye to be my lover iyo niyo idei just take me down naraguhariye hey chico kosi mboni day gumi wanje ndagutumiye to be my lover iyo niyo idei just take me down naraguhariye boretseho gitari gato niyo ni muzazi rurantera rukamaguru tanga kwegera niyo ndi mu nzozi rurantera rukamaguru tanga kwegera I never hate you kuko simboni day gumi wanje ndagutumiye to be my lover iyo niyo idei just take me down naraguhariye kuko simboni day gumi wanje ndagutumiye to be my lover iyo niyo idei just take me down okay wow that's good ibyo bintu ubundi rero nibyo mba nshaka kubera ukuntu biba biryo cyane hari undi musore mutoya ebana kubera ukuntu agira isoni ameze nka element ngo ntaga ashaka kuza muri kamera ariko n'umuhanga mwamumvishe n'uri kuri gitari harya witwa Enoke nawe uruwiru walese ubwo ni he ni Kigali ruwakeje ibi si wakoze mani kudashaka kwiyerekana hari abantu urimo amadene umuhungu wanjye Jerry yagusizemo kare ngacuranga akantu gatoya kaba gasoro cyangwa se ikindi twumve ukuntu ibintu bimeze
ngako niko yarasizemo. Reka tugaruke muganire vene hano muto, reka tugaruke ku ntama zacu. Ewe muririmbye neza ariko uriya muntu mwamuheje we hepfo nawe nareba akantu akorana n'undi muntu. Turirimbe sibaya 10 days. Tujya kwimba 10 days. 10 days ya? Yeah, always. It's okay, nta kibazo. Okay. So many things to think about. 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 So many words to say. So much love to give. Something about you, it's impossible to stay away. Something about you, it's hard to let you go. I feel in my dreams shadow. I feel in my eyes run again. I feel to open up again. The young I think I'm foreign for you. Wahuja nizo zizaje kama urukundo. I bury my head in your chest. Hold me like a man anyone. You put in your fire. What did I do? You deserve you. I wanna see you love you. Love one more least. For real be true. For real be true, yeah. I wanna see you love you. Love one more least. For real be true. For real be true, yeah. I will not do you mine. I wanna change your mind. I wanna be the one, yeah. Bury my head in your chest. I bury my head in your chest. Yeah. 10 days. Muririmba neza kabisa. None ariko nanjye ndarenze mane. Turirimba nese. Nari. Dore imvubu, dore imbogo. Ako kari hiti. Iyo yabananira se. Okay, ducurangire ntago yakunanira. Dore imbogo, dore imvubu, dore imara, dore imburu. Oya se, birakunaniye se. Ntabwo yatunanira. Okay, twagiye. Dore imbogo, dore imvubu, dore imara, dore imbogo, dore imvubu, dore imara. Okay. Ni wumva Fafa rero turamusuhuje. Ahari muri gift restaurant. Turabafana. Muri abafana. Oh, reka ariko tumuhamagare. Baba tumuhamagare no. Pe nukuri. Reka bava tumuhamagare. Ikibazo nta ubwo se kwa arabaza yanjye ubu ntari buvuge ibintu byari byo byose yishakiye. Araza kuba ari seri. Vava muramufana. Turamweme. Mumwemerera iki se? Nyine mara bega impano ni ndafite impano noneho afite uburyo ki ibintu bye byose aba yabifiriye ubundi akamusubiza yitonze. Valentine ndi mu kiganiro ndi kumwe n'abana bavuye Huye bagukunda bagufana ngo bagiye kukuririmbira. Okay. Dore imbogo, dore imvubu, dore imara. Dore imbogo, dore imvubu, dore imara. Okay, wabyumvishe? Ngagira ikintu babwira rero bari kukumva. Bari kukumva turi aho nyankorera ibiganiro. Imana n'ukuri barakoze kandi nanjye ndabakunda. Sawa reka tukoreke ukora akazi keza ubwo nari ngiye kuguha abafana bawe ngo bagusuhuze. Nuko imvubu, imbogo, n'imparage harya hiyongereyeho iki jeri. Cya gikoko kindi kiyongereho ni iki? Nyiramuharisha. Nawe yaje kubizamo. Nyiramuhari nawe yabijemo. Nuko bimeze rero ese muri mwe nta muntu ufite
ufite indirimbo ze arahari ufite imirongo se imirongo ndayifite kubitira abantu twumve bebe sinagutenguha nacyo naguha urumuri mu mwijima ubuzima bwanjye ni wowe karako mu mara yanjye sinzatuma witamika nza gutambutsa imitego y'abahetesi badutega twembi ni wowe soko y'imbaraga zanjye baby show me if you ready for me would you die for me zirana nuko nacyo uzigera ubura koko nzaba amahirere hirere nzaba amahirere hirere nzaba amari gira gutya imeze neza ariko njye nta mwana w'umuntu nabeshya ngo nzagupfira numvisha ari ibintu byo gupfa ngo nzagupfira nizanjuga bari z'abana bihuje nizanjuga z'ubutari za gatatu ariko rumaga yamaze kubashyira hanze yavuze ngo iki amareshya mugeni ntago ari yamutunga ayiwe niyo nabyira bizi amareshya mugeni ni amaki fata mikrofone rero amareshya mugeni ni imitoma kumumwereka kumwitayeho ewana ko ruzaburi kanya ariko ushaka kubiziho oya experience zihari ibintu byose ndabibona ega ndakanura mba nabibonye ubu nta muntu ubuguharaye muri no minsi ndabeshye twumve ntabwo nabeshye sawa kuri kugira gutya nubundi njya mwereka ko nta mpeta nambaye rata ntatubeshye mushyire hanze nyine kubeshya byo reka bigira ibanga ayo makuru ariko byari kunshimisha akaririmbo yo karirimbira umwe muri bashiki bacu cyangwa kakamutura dore nuhemba ntagatuye niwazitura ntabwo nzagupfira kandi twenyine ababizi iyo muri mwenyine bakubwira ngo yagupfira none abivuyemo kubera icyo utamupfira nyine gupfa gupfa n'indi revo biba bigezeho ariko mama mbona arirwo rukundo hanyuma se ukarusigarana nabi ugakundana n'abandi nyine aba yakubishije abo bumucana b'inyuma niyo byaba biri fresh cyane turakomeje n'ubundi turi mu gitaramo turi kuganira n'abana bafite impano mwabyumvise ntago ari ibintu byo gushakisha impano zo zirahari reka turebe n'ubundi ngende kumva mwakomeza kwiririmbira tu numva byaryoshye reka tureba kandi karirimbo mufite hariya musengera hehe harimo abakatolike nde mu katolike nta mu katolike uzi yandirimba harya barimba bari gukora mu mashyi leta ngwiki zose bazimba uhora ziriya rero ariko nakubwira indirimbo utazi nyikubwire zose urazizi nshaka kuba ntazizi kuziririmba ariko nzi ko zibaho kandatima ngaho muhaturirimba ariko ntabwo nzi kuyiririmba kandi wabona nganye no guproteste ko ndayizi okay ngaho muririmba akantu gato numve reka ndatima na tata reka mvuge ibigwi byayo kandi nshimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge muntu usumba ibyo yaremye uri mu ishusho yayo uri umukatolika w'umurokore w'umusilamu oya ntabwo umusilamu okay ubundi turi kugenda tureba yo uri kuririmba urabikunda umva ufite izihe ntego mu kuririmba tugiye hirya y'amasomo ukavuga ngo mu muziki ndifuza kuba uyu muntu cyangwa ndifuza kuzakora ibi umuziki nifuza kuzaba umuhanzi umuhanzikazi ukora ibiki indirimbo ntabwo navuga ngo ni gospel cyangwa ni sekira nyine nk'indirimbo zirimo ubutumwa nyine bwafasha abantu like nka niyo Bosco akenshi urabona indirimbo usibye ko ngo wagira byarahindutse gusa indirimbo yatangiriyeho none se urugi buriya ni isanamitima
hoya ziriya ndirimbo yatangiriyeho wari uvuze ngo mu ndirimbo ze harimo iz'isanamitima harimo indirimbo zifite ubutumwa ariko anyway nzi ko nizo biti bishegu hari abavuga ngo ni isanamitima yabamwe abari hejuru y'imyaka 18 abashakanye nako ni isanamitima ku bantu bashakanye cyangwa isenyo ariko anyway ngewe mbona indirimbo babare leta bitahagaritse iri bari kwikina kuri televiziyo mbona nta kibazo bitwa nini birenze babirimo ubu nta ndirimbo urumva ugahita wikanga nta ndumva nyine keretse wiyamira ni nk'iyihe iraharitse ngiya Brice Melody akinyuma mbwira ikintu kirimo ikintu inyuma kabisa biriya bintu byaranangaje ntabwo nari nzi ko bayikina ariko kari heheze oya reka nkubwire inyuma arako twaboye umasamu reka nkubwire sibyo umuntu yisohorera indirimbo wowe ukajya kuyihindura niba ari akinyuma nyine nakinyuma asanga ari nakara wasanga ari n'agakote kari inyuma ye yabishyize hanze tu gutese ubundi hari ukuntu bajya barimba ibishegu bakabihisha ariko yareruye ku myaka yanyu ntimukajye musesengura zirandirimbo ndabasabye oya nyine ugomba kuyumva ukwiri n'ibindi mujye muyumva ukwiri mwumva ibyo baririmbye mureke kujya gukora ubushakashatsi hari igihe ushaka gukora ubushakashatsi ukahakura iki imbwa itembera iri gutaraza imbwa iri gutaraza uriya niyo mbi yiruka nawe nimase mama ko mbonye imbwa yiruka ngo ni mujye umbwira ubundi hari imbwa igenda gahoro buriya nayo ndabona cyakiri wawe yeza se mbona ziruka imbwa yasibiye ubwo rero iyo tuzahura sinzi ukuntu izabimeze uzaba yiruka kuzirusha noneho reka mbereke ikintu tugiye gusorezaho turi buze kuririmba kandi karirimbo kanyuma turi buhurireho duhereye hepfo ugiye kumbwira mu mpanuro uhabwa n'ababyeyi bawe cyangwa se abandi bantu baguha impanuro mu myaka urimo ni biki wirinda cyane akenshi bakunda kumbwira ngo nirinde ikigare kibi nirinde ibishuko nyine ibishuko uretse aho ngaho ibishuko ni ibiki ibishuko ariko n'ubundi umuntu ashuka oya buretse kubigarura ibishuko ni ibiki ibishuko ni ukuvuga ko nk'umuntu aza akakwereka ibyo udafite nk'urugero nk'ubu njyewe nta fone mfite irenze yego nk'umuntu akaza akambwira ati wowe ndaguha iPhone ndakugurira imodoka yego ndakugirira gutya kugira ngo nawe ungirire gutya of course icyo ni igishuko ibyo ni ibishuko hari uwari wabiguha oya nta urangerageza nta urakugerageza ubwo bivuze ko utari shuwa neza ko batakugerageza kubera ko nimba nta muntu urabiguha ngo byange uvuge ngo narabishoboye nyine ndagira ngo mvuge ngo nta nazaze kubera ko wiyizi kuri umunyantege nizi neza aravuze ngo nk'imodoka ngo cyangwa ngo iPhone ngo akayiguha kugira ngo umugire utyo ubu naza akaguha imodoka ngo ndirimbira ntabwo uzabyemera ngo nibishuko oya biterwa n'icyayi cyo gayi ni kivuga ariko mujye muvuga neza erura reka bishyire hasi nk'umutipe akaza akakubwira ngo njyewe nshaka kuguha telefone nta telefone ufite shaka ukantu ni keza umuntu aguha iPhone ni sawa ndawumva ari neza rero akakubwira ati phone wowe uzaza uyitora iwanjye cyangwa tuzahurira ahangaha nyiguhe then ariko nawe uzangirira gutya uzaza turyamane ibyo bivuga ariko neza abantu babyumva none uzaza turyamane reka mbivuge neza kuryamana se hari icyo bitwaye nyine ubundi biragitwaye na kinini kubera ko ubu nturarana n'umusore ngo buke ego mana byagenze bite Samweli ntago murararana uriya ni umwana mana oya okay kurarana kuryamana bivuze iki bisobanura hari umuntu uri kumva ikiganiro tumva kuryamana n'umuntu yes ugasanga umuntu ashaka kwita gufatirana mu gasambana byo bivuga gutyo mu gasamba ibyo bintu kandi si byiza ibyo bintu ntago ari byiza byakangiza iki ku mwana umeze nkawe muri mu kigero kimwe ashaka kwita twarinda indwara zitandukanye traumatize
ugasanga noneho abikoze rimwe wenda ntahise anabireka arabikomeje akaba seduize neza. Tubwire ndikumva ufite ibintu byo kumwunganira byinshi. Kubera iki biriya bintu bavuga ko ari bibi, ndabizi mama wawe n'impamvu yaguherekeje n'ibyo birimo. Kuko yavugaga ati uyu mwana amuretse akajya i Kigali yava gukora ikiganiro kwa Gakire ko ntazana ari bunyure. Na Gakire simuzi. Ubwo yanjyeweho nta kibazo nteye kuko ibyo biri ku Karubanda ngenda sengeye. Ariko ibyo byose hari impungenge umubyeyi aba afite kuri wowe. Kubera iki wumva ko mama wagomba kugira impungenge kuri wowe? Nyine urabona nk'igihe nyine tuba turimo cyane wenda nk'abakobwa cyane nyine ni igihe cyo gukurikiranwa cyane, cyo kugirwa inama nyine bihagije ku buryo utapfa nyine kuhita nyine uhereza umuntu liberté yose ihagije kamukurikirana. Hari ibishuko ari wahura nabyo? Shawapi nta n'umuntu uraguha akabombo k'ubuntu ugira amakenga? Cyetse ngiye muri boutique akayinyongeza bakayikongeza. Nta kana mungana kaka Jackson karavuga ngo ba Jackson bawe bambabariye dore turabasa. Aba Jackson arya bishatse kuvuga ikintu kuko numva niyo terime mukunda gukora. Aba Jackson nge nago mbazi. Nta muntu uzaba Jackson. Aba Jackson nabati wenda wasanga ba Jackson bakunda ibyo bintu. N'abatini udutini. Yo wumvishe bavuze ngo umuntu nakamarine. Nyeze gutumarine twantwa ku muhanda. Yo hoya nka niyo Bosco yaririmbye ngo kamarine kizanye muri randirimbo. Ya kamarine kizanye. Yo bavuze ngo no mukobwa nakamarine abakora ibiki? Akabandi nyine. Abaraga snitch. Nakabandi. Ibyo bintu byose reka twizere ko Imana abari izabashyiraho uburinzi bwayo, nubwo umubyeyi abagomba kuvuga, ariko Imana buriya Imana yagukuyeho amaboko. Niyo umubyeyi yakuzirikisha iminyururu abahungu bari hanze barayikata ta. Namwe murabizi. Barayikata ariko Imana yonyine bari barinda ko imyaka murimo ntago ibayoroshye ibarinde. Bro nayo kurinde. Hari mama biba bitameze neza cyangwa abakobwa abandi Bibiliya bitanga abakobwa bibigoryi. Ibyo Imana ibikurinde Imana. Baturehe ibintu byiza gusa. None kugira ngo ibintu bigende neza Imana inashyikira impano zanyu abantu babyumvishe babakigikire. Nta muntu ugira ka YouTube muri mwe tukavuge. Uragafite? YouTube channel nyine yitwa yanditse amazina yanjye bwite ni Banzu Basetsiyeri. Hariho indirimbo yanjye imwe yitwa Bavemo Bose nyine by Deacon. So nasaba ko mwayireba nyine mukanshyigikira. Abana bo ubwo uraza ko mpa link ndaza kwibashyirira. Abana bo ukeneye kubashyigikira ushaka kubajya muri studio byabashimisha, bafite amajwi meza, ushaka kubafasha wabakorera karirimbo byibuza bakajya muri studio bimeze neza cyane. Nta kindi tuzari impano hano, nta nundi busaba burenze ubufasha tuba turi kubasaba burenze uretse kubabwira ngo mubashyigikira impano zabo zigere ku Banyarwanda bose kuko neza. Mu bintu tumaze kuvuga rero byose by'ibishuko by'imyuka mibi, reka tubyirukane mu izina rya Yesu. Tubyirukanisha akaririmbo gahimbaza Imana. Twirukane za nzugi za marine ibiki byose tuvuge ngo Imana iturinde utumarine, Imana iturinde ibishuko, izanadufashe dusubire ku ishuri bigende neza kuko Imana yacu atari bayari, kubera ko atari ryangombe kandi atari na bayari. Imana yacu bayari sitagoni nibeshya kandi ingabo zayo ntizitsindwa ntizindeshwa n'inyembaraga. Mana yacu si bayari sitagoni nibeshya kandi ingabo zayo ntizitsindwa ntizindeshwa n'inyembaraga. mwakoze cyane bane, reka mbare kuri mugende Huye ntago ari hafi.
mugende mudusuriza abantu bari mu majyepfo musuriza abantu b'ibitare babwire ngo gakire n'abantu bo mu rugendo turabakunda tubahoza ku mutima abandi bantu bose bafite impano kandi imiryango irafunguye muze tubafashe umuvandimwe ubwo murakora subscribe kuri channel ye ndaza kuyishyira munsi y'iki kiganiro abandi nabo bakeneye kujya muri studio ewan hamwe namwe dushaka kubakorera indirimbo imwe ngaho musezere ku bantu akantu muri buririmbe kabarako mu kigande kabarako mu giswahili kabarako mu Lingala Fina. Fina. Fina we utuma nikompika utuma nizuwaza watuma nikinana yeah Fina we utuma nikokora kandi ukanasiga nijujuta Fina Fina nje mora nigihunga ndi kumwe nawe cyucyumwatsima ngo utanyuza mijisho sinjyaniyorosa ngo nabirota kucyunyima chance kandi uziko ndirastaya cause I want to tell you that I gusa sinatiwe regreta kuko nabanicuza no genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire